So ntabwo byari byoroshye kuko harimo nk'umuhanzi twiganye uyu munsi ari ku rwego rwiza yitwa Kendo ariko izina yatangije mu muziki yari Eric Kennedy. Ni kuki atagufashije kuzamukana nawe byagenze bite? Niye mpamvu yaba yarabiteye? Urabyumva kugira ngo atamfasha nyine ni kwa kundi umuntu aba amaze kumva ko hari urwego afite rurenze urw'abandi n'ubushobozi kubera igikundiro yazanye mu muziki. Hari n'indirimbo yasohoye irakundwa cyane iza gufata umwanya wa mbere mu ntara yitwa Umutima wa Kabiri. Ndirimbo ayikora ndatekereza naragiye kuririmba yo nkamuha utuyide ibitekerezo. Yes, tubaye kazi nanone kuri YouTube channel yanyu YouTube mukunda. Aho duherukaniye mu bindi biganiro, ariko reka mbibutse ko uyu munsi nanone ikiganiro tugiyemo nani cya kindi urukiko. Twazanye uyu muhanzi w'umusore w'umujene w'umucuranzi kugira ngo adusurutse uyu munsi kandi adusangize ubuzima bwe bwahise nuko uyu munsi abayeho nuko umuziki ari kugenda wubaka. Mbere ko tugiraho icyo dukomeza rero twakongera ku biganiro byacu, reka tubanze twinjize muri mudu dukubitire akazi gakeya cyane yitonza tuje twumve ese injyana ye ihagarariye hehe. Karibu umusore. Murakoze cyane. Amaso yarabibonye byo yakoreye muri twe, n'imitima irabihamya kuri marigira neza. Amaso gusa rero nkuko nari maze kubivuga muri aka kanya tugiye kubaza ibibazo bitandukanye uri buze kubwira abagukurikiye abakunzi bawe ubinjize mu buzima bwawe. Ariko mbere y'ibyo byose turabanza tukubaze kugira ngo burya uze kuganira n'abantu bakuzi. Turabanza tukubaze tuti ese witwa nde, wibwira abantu mbese bamenye ninde uri kubacurangira. Umuntu uri kubataramira uyu munsi nitwa David Nduwayezu, aba ndi umusore ukunda umuziki. Urakoze cyane. David Nduwayezu ni umusore ukunda umuziki. Buriya David Nduwayezu umuntu agira utuntu twinshi akunda akagira n'utwo yanga mu buzima. Burya hari igihe uba uraho ngaho ufata igihe nkunda ibi n'ibi, ariko ibi nabyo ndabyanga. Ukagira noneho ibintu byagushimishije mu buzima, ukagira n'ibintu byakubabaje. Muri make rero yuko dukomeza nkuko navuze ngo ikiganiro cyacu ni urukiko, ndagira ngo twinjire ahahise hawe, utwinjize mu buzima busanzwe bwahise. Ese mbere yuko ugira kuri level y'umucuranzi, uko wagiye uzamuka mu buzima bwawe, ibyo bintu ndagira ngo bidusangize kugira ngo tubone uko twinjira mu kiganiro nyizina. Mu gihe cyashize byagenze bite, wabayeho ute kugira ngo ugire ku rwego rwo gucuranga? Murakoze cyane. Mu muziki ni urugendo ruba rutoroshye, gusa hari abantu umuntu aba yakwita nk'inkingi za mwamba baba bashobora kumufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko bitandukanye nuko ushobora kubyiringira. Umuntu yarangiza uko wamufataga umva ko hari icyo yagufasha bikarangira ntacyo akigufashije.
Mu rugendo rwanjye rwahise rero twakuze twiga ku bigo by'amashuri, nawe urabizi buri muntu aba afite talent itandukanye n'iyundi, ariko hari igihe usanga uri mu ruhando rwa muzike harimo n'abandi bagufasha. So ntabwo byari byoroshye kuko harimo nk'umuhanzi twiganye uyu munsi ari ku rwego rwiza yitwa Kendo, ariko izina yatangije mu muziki yari Eric Kennedy. Okay, ndamubona. Yari Eric Kennedy. Ndatekereza nyine iyo utangiye umuziki ubona ibicanege byinshi, ese uzabishobora, nyine ubona bigoye, ariko uyu munsi navuga ko hari aho umuntu amaze gutera intambwe. Okay, ubwo numva usa naho twinjije mu kiganiro neza. Eric Kennedy cyangwa se Kento muri iki gihe nkuko yaje kuyita, ubu ari ku rwego ruri hejuru cyane, kandi wumva ko musa naho mwatangiranye ibijyanye n'umuzika. Ubu tubwiye ko mwaniganye. Yego. Akabazo k'amatsiko, wowe se waba ubu ngubu ufite ibikorwa byawe ubishyira kuri YouTube channel ku buryo byaba bizwi ahantu hatandukanye? Ibikorwa byanjye kuri YouTube channel ntabwo ndatangira kubya-uploadinga kubera ko ubushobozi bugenda buba bukeya, cyangwa se ukabona ko igihe turimo muri iki gihe urabizi ko umuziki uteye imbere, bisaba ngo approaching ibintu bisa neza, ufite video, ntabwo ari nka kera wakoraga audio ukagira abantu bayumva. Ariko uyu munsi imbaraga nyinshi, twasohora abageni, twaririmba live music, umuntu dukeneye nko kumucurangira muri birthday yatubona. Ariko ndatekereza ko no kuba ngiye gutangira gukora ku bintu byanjye mu buryo bwiza, ubu noneho umuryo uri kuboneka n'amafaranga arimo araza. So ikindi gihe rero uzasanga ibikorwa byacu byaratangiye kuraninga. Okay, impamvu rero nasanye no kuganisha aho hantu nuko buriya nkuko atubwiye uyu muhungu Kento ageze ku rwego rushimishije cyane. Arazwi ku bantu mpuzamahanga. Impamvu rero nakwinjije inyuma nkakubaza ntise ibikorwa byawo byaba bigaragara he hanze, kuko akenshi imbuga nkoranyambaga nizo zisigaye zimenyekanisha abantu cyane. Ariko utwijijemo natubwiye ati ntabwo ngewe nigeze bikora, ntabwo ndashyira ibikorwa byanjye ahagaragara, uretse ko nyine birantunze mu buzima busanzwe. Muri make ukora ibintu by'ibi nakwita ngo ni gutera ibiraka. Umuziki mbese ukoresha mu rwego rwo gushakisha amafaranga uko umunsi utashe, uko bukeye uko bwije. Naho abahungu rero burya barabikora rimwe na rimwe, bakoresha ibitaramo bikabinjiriza. Ariko nagize akabazo k'amatsiko, ndakeka mwari inshuti bya hafi na Eric Kennedy cyangwa se Kento, ni kuki atagufashije kuzamukana nawe? Byagenze bite? Niye mpamvu yaba yarabiteye? Urabyumva, muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe turimo, hari igihe umuntu aba afite n'imitekerereze ye, nanjye nkaba mfite yanjye imitekerereze, nkumva ko hari ikintu yafasha, ariko muri we wenda ashaka kugenda wenyine. So kugira ngo atamfasha nyine ni kwa kundi umuntu aba amaze kumva ko hari urwego afite rurenze urw'abandi n'ubushobozi, kubera igikundiro yazanye mu muziki, kubera wenda bwa buntu Imana igirira abantu bayo, cyangwa se igihe cye cyageze. Ariko si mpamya neza ko yagiye ko hari icyo twapfuye. Nta kintu twapfuye, ahubwo ni kwa kundi umuntu agira ibyo ageraho akabona ko abandi bagomba kuguma hasi, nta kintu yabafasha. Ndatekereza ari ibi. Ako kantu aho ndumva nshaka kugira ngo tugere, kuko siniyumvisha ukuntu umuntu mwaba mwarabyirukanye mukorana. Rimwe na rimwe sinzi, wenda ntabwo nakubajije niba wenda hari uruhare wagize ngo mu bihangano bimwe na bimwe bye, kuko bibaho. Hari abantu hanze benshi ahangaha usanga bari batazwi, ariko ugasanga hari abandi bahanzi bari ku rwego rwo hejuru, ibihangano byinshi ari by'aba abantu baciriritse, niko navuga, bakabyiyitirira, ariko ugasanga umuntu wavunikanye nabyo ari wa wundi wo hasi. Bijya bibaho cyane. Yego. Ese hari uruhare waba waragize mu bikorwa by'ibanze, kuko
ari nk'uko mushobora kuba mwarakoraga performance ariko ugasanga uri hejuru ye nk'uko wabivuze ko mwariganiye ku kigo yego ari wowe wari ukunzwe aho hantu akazamukira ariko ugasanga no mu bikorwa bye byo kugira ngo azamuke wabigizemo uruhare ari wowe wenda mu gukora indirimbo zimwe na zimwe ze ndatekereza haba amahirwe ariko naramurushaga cyane muri studio najyaga kumubakinga hari n'indirimbo yasohoye irakundwa cyane iza gufata umwanya wa mbere mu ntara yitwa umutima wa kabiri ndirimbo ayikora ndatekereza naragiye kuririmba yo nkamuha utwide ibitekerezo ndatekereza Eric Kennedy yabaye umustar namwe muramuzi muranamubona ku bitangazamakuru byinshi ariko icyo mpamya nuko n'umugisha yagize naho kuvuga ngo nubuhanga oya naramurushaga cyane ariko uyu munsi icyo mpamya nuko nanjye igihe cyanjye cyenda kuzagerwaho ariko mu bikorwa bye ndatekereza pe nka 50% nabigiragamo uruhare cyane. Hari ibintu bibabaza cyane akenshi na kenshi niyo mpamvu nkuko nanatangiye mvuga navuze ngo iki kiganiro ni urukiko buri hano turicara tugacencura ibintu ngo turebe ese niye mpamvu ituma abantu baba bashaka gusubiza abandi hasi umuntu kumva ko utazamuka kandi mu byukuri afite uburyo yakuzamuka noneho tureke no kuba wenda muziki rawukunda ariko umuziki wa mu maraso navugaga nti tureke wenda no kuba wenda ari ikintu yakumarira mu bijyanye n'amafaranga ariko burya hari ikintu abantu Yozefu yigeze gufunguza muri gereza muri Bibiliya yego arabagira ngo muzibuke ko hari uwabarotoreye inzozi muze kuvuga mubwira umwami ko mpari babantu baragiye ariko iyo bageze ntabwo bagiye kwibuka ko Yozefu burya ngo muri gereza yigeze kubarotorera inzozi nziza ko bazongera bazafungurwa bakakirwa n'umwami bijya bibaho yego ariko igihe cyarageze ibibazo biteye muri Egiputa bibuka ko hari umuntu muri gereza wenda tuvuge Yozefu yaramazemo nk'imyaka 50 cyangwa se imyaka 10 cyangwa imyaka 20 ariko bari baramwibagiwe bariya niko nabagereranya ntabwo ari Eric Kennedy gusa ntabwo ari Kento gusa amaba bose ubona bagiye bazamuka umuntu akuzamukiraho agakuriraho yarangiza akagutsindagira akenshi ikibitera burya nasanze ari bya bindi byo kuvuga ngo nimvuga ko nziranye na runaka uciriritse kandi buryo ntabwo uciriritse kuko nubwo wenda navuze ngo nta YouTube channel ufite ni ubushake bwawe hari n'abandi bahanzi benshi baba bariho bafite batunzwe n'umuziki wabo ariko atari ngombwa ko bafunga amacana reka mbite mvuga ku cyo naringezeho ashaka kureba akavuga ati ntabwo ari ku rwego rwanjye ariko ubundi umuntu utari ku rwego rwawe wabameze ati umuntu akirengagiza ko yigeze kuba hasi yaciriritse kuko burya Eric Kennedy amateka ye si ngombwa ko tuyinjiramo cyane ariko umuntu uvuka ahantu mu byaro bya kure ntabwo wenda yigaragaza sinzi niba yari yashira amateka ye hanze ngo ayavuge ayabwira abantu ariko abamuzi benshi baramuzi cyane kuko avuka muri Rubavu avuka muri Rubavu ahantu mu byaro kure ko aba bahanzi bose ubone bundi baba bavuye mu byaro nubwo bagenda bakavuga ngo turi abanyamugi ariko burya twese tuvuka ku fishi hari ahantu tuba twaravukiye rero icyo ushatse kuvuga ibyo ntabwo twabitindaho cyane ngo tutinde mu buzima bw'uriya muhungu Eric Kennedy tuvuge ngo twarabanye ngo none ngo yaransize nk'uko abivuze icyerekezo cyawe ukigumeho n'abandi badukurikiye batwumva bumve ko burya nabo hari igihe baba bafite abandi bantu babicaje ku bindi bitari ubuhanzi babasigingiza mu gukina amafilime twumva ibyamamara abantu bari kurira ku ma YouTube channel kumva umukobwa ngo ngewe kugira ngo nkoreshe yarankoresheje yarangije aransiga benshi tujye turabavuga
bikunda kujya bibaho, ariko icyo twakagombye kumenya bantu badukurikiye, buriya niba umuntu hari aho muziranye wimwirengagiza, ntabwo byakwicira ihiti yawe, ntabwo byayica, uzanagumya uzamuke, ntabwo abantu bazabura kugukunda ngo uko hari abo wibuka mwabanye mwakuranye. Oya, ibyo uwo muco wakagombye gucika. Gusa tutiriwe turajya muri byinshi, turagira ngo noneho udusangize impano yawe karagaciyemo. Burya mu rubanza hacamo byinshi, mu rukiko rwacu rero burya tugira gutya tukagira abo tuvuga kugira ngo nabo bihane, tubihanisha kare kugira ngo imana itazabihanisha ku munsi w'imperuka. Ngaho twitira akaririmbo twiyumvire unezeza abafana bawe. Amashimwe yanjye ni menshi yuzuye umutima, amashimwe yanjye ni menshi yuzuye umutima. Okay, gusa akantu ugiye gusaba ni kamwe. Yego, dukeneye ijwi ryawe nta kitari, ako karimbo karirimbo gake agace gato, nurangiza ugira icyo ubwira abantu bawe, unabasezeranye ibyo ugiye gukora imbere bagukurikiye. Yego, niturangiza dusoza ikiganiro cyacu tuzongera tugutumire. Karibu rero no mu ijwi kitari cicitse, twumva akajwi kawe abantu bagakeneye. Ndi wa wundi wa kera wazaga mu nzu yawe, nuzuye umubabaro, nta cyizere cy'ubuzima, waranyumvise mwami, maze uransubiza, ntiwemeye ko nkorwa n'isoni. Uba amashimwe yanjye ni menshi yuzuye umutima, uba amashimwe yanjye ni menshi yuzuye umutima. Wow. Okay, ngaho ni umwanya wawe wo kugira ibyo ubwira abantu biri ku mutima wawe, nyuma y'uko udusangije ubuzima bwawe bwahise, n'abagutengushe, abatakwitayeho, kuko burya ngo ntukishingikirize amaboko y'umuntu. Ngaho rero murakoze cyane, ndabashimiye ku mwanya cyangwa se no ku gihe cyanyu kugira ngo mutuganirize, mumenye ngo
urugendo rwa muzika kuri twebwe ni uruhe uruhare mubigiramo? Ndabanza ndabashimiye. Murakoze cyane. Ikindi nabwira abadukurikiye, nubona ikiganiro gukanda subscribe, ugasharinga ndetse ukanandika nimba hari inyunganizi mu bitekerezo waduha, turahari kugira ngo tuzumve. Ariko ikindi cya mbere, weho wabashije kugira umutima wo gufungura iyi kuri iyi channel ugakurikira ibiganiro bihabera, namanza nkagushimira nkagusabira umugisha. Urumva ngewe mu miririmbire yanjye nsa nkaho naheze muri gospel, ariko si uko ntumva iyindi miziki, nayo ndayikunda, gakondo ndayikunda. Ariko icyo nababwira, ngewe ndahari kugira ngo mbahe ibintu byiza, ndahari kugira ngo mbahe umuziki mwiza. Nkeneye inyunganizi kugira ngo namwe mumbwire ibyo mwifuza, kugira ngo ngere kure. Hari ibitekerezo wampa wakwandika muri comment ubutaha, ubundi nanjye nkazabahereza ibirenze ku byo mwabonye. Turabashimiye rero. Murakoze cyane. Reka nshimire wowe wafashe umwanya wawe w'iminota runaka ukadukurikira umusore mwene data. Hari byinshi tuvuzeho nubwo tutavuze byinshi cyane, wabitangaho ibitekerezo nk'uko abidusabye, kandi navuga ni ibiganiro byacu nakagaruka. Mwari kumwe na Alphonse. Bye bye, ciao ciao.